abantu banyandikiye mukambaza Vestina bimeze bite ko wabuze warabuze pe nani narakubuze nanjye nanamubuze mubonye ubu nibwo duye nandi kugenda turahura tutatwica wambaza icyatumye mbura waburiye tubwire ni ndakubajije ndi umunyamakuru tubwire Yes alright ngira ngo nkuko mutangiye mubona amashusho yatangiye nayo bita Kamikazi Dorcas ndetse no bita Vestine nubundi mukuru wiwe bavukana n'ubundi mu rusengero rasanzwe bakorana n'ubundi mu itsinda ryabo nka Vestine na Dorcas mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza aba bakobwa rero mu minsi yashize twagiye kubona tubona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa Instagram baratangaje ngo nago tukiri gukorana n'inzu cyangwa se na Rebo twabagamo ya MIE Music n'ubundi ya Irene Murindahabi uyu nguyu niwe wabazamuye abashyira kuri top kugera amaginga yangaya niwe waje arabafata abagira abo bari bo kugera isaho none tuvugana niwe wabafashe niwe bakora indirimbo yabo ya mbere kugeza izo bakoze zose avuyemo indirimbo imwe isohotse mu kanya gato gatambutse mu gihe cy'iminota itarenze 75 ishize ndikodinze iki kiganiro yitwa Itabaza ni indirimbo yabo nziza cyane ni indirimbo yakunzwe n'abatari bakeya kuko mu gihe cy'iminota 60 yonyine yari maze kurebwa n'abantu basanga ibihumbi 60 bose bagiye bakayireba n'undi bakayikunda n'undi mu buryo toroshye habe na gato n'ubundi muri rusange iyi ndirimbo mbere ko tuyinjiramo ndagira ngo tonde dusesengure ndetse tuninjire neza ku kintu kishora kuba cyaratumye abangaba nka Kamikazi Dorcas ndetse na Vestine badakorera kuri YouTube channel basanzwe bakoreraho indirimbo zabo ndetse n'imiziki yabo ndetse nibo bakiri gukoresha TikTok bakoreshaga mbere nibo bakiri gukoresha iyo bita Instagram urubuga rwa Instagram bakoreshaga mbere bagafungura ibishyashya akaba ibyo bari koreho kugira amaginga yangaya MIE Music ikaba yarasubiranye ibikorwa byabo byose byabagiraga abahanzi n'ubundi muri rusange nukuvuga ngo babibajije uwo bita Irene Murindahabi mu minsi yatambutse yatangaje neza yuko nta kibazo na kimwe afitanye n'abana ngo cyane yuko amasezerano bire baragiranye cyangwa se cyo twakita contact cyangwa se contract bari baragiranye before yuko batangira gukorana yari yararangiye ubwo ngubu wese yari afite uburenganzira bwo kuba yaza agakora akazi kiwe ku ruhande rwe ndetse akaba yaza agakora indirimbo ze nyine cyangwa se bakaba bakongera bagasinyana amasezerano n'ubundi muri rusange no kuvuga ngo hari isaga igeze kumvikana mu myidagaduro y'u Rwanda yavuga kuri abakobwa n'ubundi Dorcas na Vestine ndetse kabasaga yajemo mama wabo abakobwa bombi n'ubundi ari kuvuga yuko akeneye cano y'abana biwe iyo cano niyo bari gukuraho imiziki yabo yari imaze kujyaho indirimbo nye cyane rwose ari nazo kugira amaginga yanga ziri kuri iyi cano hagiyeho n'indirimbo imwe yabo basoheye mu kanya gato gatambutse yari imaze kujyaho indirimbo ebyiri ariyo yasohokeye indirimbo yitwa Nahawe Ijambo ndetse niyo bita Papa ya Dorcas na Vestine n'ubundi muri rusange nk'abanyamuziki nyuma y'isaga twabonye amakuru menshi cyane ajya atandukanye yase yemeza yuko aba bakobwa basinye muri MIE Music bakomeza kugenda bakorana Irene n'ubundi muri rusange bakorana imiziki myinshi cyane rwose yagiye ibana viral byatari ikundwa n'abatari bakeya kubera yuko harimo indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa n'abatari bakeya ndetse binagaragara neza yuko ari indirimbo zagiye ziza mu ndirimbo zarebwe kenshi cyangwa se zarebwe n'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndaguha urugero nk'indirimbo zirimo iyo bita Yebo yarebwe n'abasaga miliyoni 43 hazamo iyo bita Emmanuel irebwa na 16 iriba irebwa na 13 ihema irebwa na 12 umutaka miliyoni 9 ariko mvuye ko bagiye barebwa n'abantu benshi indi aba bahanzi kazi bakoze igikorwa gikomeye cyane kuri MIE Music kubera yuko iyi YouTube channel bayitangiye kuri 0 ijyaho indirimbo 15 zonyine imaze kugira aba subscribers barenga miliyoni n'ibihumbi 100 uyu mugabo Irene bari bafite ama Instagram yose yanditse kuri Rebo bafite ama TikTok yanditse kuri Rebo ama Facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose zicuruza imiziki ubwo ndavuga ama audio mark Spotify Apple Music ndetse n'izindi byose barabyambuwe basigana na YouTube channel yari yanditse mu mazina yabo ariyo MIE Music n'ubundi muri rusange
ari nabwo twagiye tubona byinshi cyane bitandukanye byavugaga kuri aba bakobwa Dorcas ndetse na Vestine, aribwo base banasohora itangazo rivuga yuko bamaze kuba basohoka muri label ya MI Music, ndetse na rimwe tuzongera kubona ibikorwa byabo byasohokeye muri label ya MI Music. Birashoboka cyane yuko bashobora kuba barashwanye bakagirana amakimbirane amwe namwe yatumye batandukana, bakaba batarongeye gusinya andi masezerano muri ino label ya Emirene, cyangwa se bikaba biri kuvuga yuko bashobora kuba bara, ariko bikubiye gake ko basohokamo ku bushake bwabo, kubera yuko kwa muri MI Music cyangwa se kwa Emirene nta kintu bari baraburiyeyo ku buryo ki bahita bavamo gutyo nyine birukanka. Bishoboka cyangwa se binagaragara neza yuko aba bakobwa bashobora kuba baravuye muri iyi rebo kubera yuko hari ibyo batari kubona bemerewe, cyangwa se nta nyungu bari kubona mu bikorwa bari gukorana na Irene Murindahabi n'ubundi muri rusange. Urumva yuko rero ari ibintu bitoroshye habe na gato kugira amagingo ngaya byakomeje kugenda biragaragara, ariko nanone badukubise umuriro, badukubise indirimbo itoroshye habe na gato, indirimbo nziza cyane. Reka ngerageze mbashakire kimwe mu biganiro bya mama wabo ari kugaruka kuri bya bibazo bya mbere, kugira ngo mu kanya gato kari imbere nze kugaruka nkuzaniye andi makuru, kuko mfite menshi cyane kuvuga kuri aba bakobwa Dorcas na Vestina n'ubundi muri rusange, kugira ngo ngaruke mbabwira byinshi cyane bitandukanye kuri aba bakobwa n'ubundi muri rusange. Mutega amatwi mwumve ibijyanye n'ibi bya mama wiwe, ndetse binashoboka yuko ariyo mpamvu bavuye muri rebo ya Irene Murindahabi. Nyuma yuko havutse ikibazo cya Irene, umunyamakuru wafashaga abahanzikazi nka Vestina na Dorcas, ikibazo cyateje polemique cyangwa se cyateje urusaku ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi bibaye ngombwa yuko twicarana nanone n'umubyeyi w'aba bana, kubera ko Irene nawe ubwe afite version yatanze binyuze kuri chaîne ya YouTube. Hanyuma rero uyu munsi twaganiriye n'umubyeyi w'aba bana, tugiye kuganira n'umubyeyi w'aba bana, agiye kutubwira byinshi ku rugendo rw'aba bana, icyo atumvikanaho na Irene. Hanyuma ariko nanone aragaruka no ku cyifuzo cye, kugira ngo yongere akorane na Irene. Ni umubyeyi wavuye mu Ruhengeri aje guhura n'itangazamakuru nyuma yuko yaramaze kumenya ko hari ibyo Irene yatangaje bitamunyuze. Rero ndabararikira gukurikira ikiganiro, ndabararikira kunyurwa nacyo, hanyuma buri wese nyuma yo kumva impande zombi biramworohera kuza kujajinga akamenya ukuri. Uzamukunda Elizabeth, iyo baruha ni ikibazo dufitanye na Irene. Irene yafashe abana bari kubazamura, harimo abahungu bazanye uzi ko agiye kubazamura, nyine akabahuriraho n'umugisha ko yavuga ngo azabafasha, ariko kuko baje bafite cano yabo, numva ko azajya bafasha cano bayifite, akajya abafasha abana rero bafite cano yabo. Hano rero yaje kuyibaka, ayiyandikaho, ayibambura indirimbo zakorwa, kwari ubimenya byose. Araza nsanga mu gihe arambwira ngo dukorana amasezerano. Mubajije amasezerano tuzakorana, arambwira ngo abana bashyize muri rebo. Nawe ntabwo nshaka abana bajya muri rebo kandi ari abantu barimba indirimbo z'Imana. Ubwo rero nakomeza kunanza ngo nidusubire musinya amasezerano y'imyaka 3. Nashaka ikintu nzasinyira nkakibura, nabona imikoranire n'abana uko bakorana, ntabwo biri kugenda kuko tubishaka. Ibyadusabye ntitubihurizeho. Navuga Irene, nshaka ko uha abana cano, wamara kuyibaha mugatandukana, bagakorera ukwabo nawe ugakorera ukwawe, ariko ntabwo ndi kubona ko muzahuza, ko n'ubundi bitangiye nabi, ntabwo byazasoza neza. Rero ikinzanya aha nuko hari abantu yavuze ngo bagiye badushuka, ngo nibo badushutse ngo badutandukanye na Irene. Nta muntu ntandukanye na Irene, dufite abana n'abacu, abana ntibaruzuza imyaka yo kwisinyira. Irene namubwiye ngo natange cano y'abana, niba ashaka ko tuzakorana amasezerano tuyakorana, ariko cano abana bayifite, nta bindi bintu byanzanye.